ngo ni wa mujepe ngo ni wa mujepe. Umujepe ninde? Nyine yari nge kubera ko ukwitaga umujepe. yurira igipangu kubaragira. Nanjye mitanurira tapata akaguru. Oya bikavate nawe hurira igipangu se umukobwa. Ibi ni igipangu banda baragiye mfata akaguru. Aje gufata akaguru ndataka arakurura mbona ningakomeza ari bukubita umutwe hasi kubera ko nyine nanjye bari banzi nk'umuntu bavuga ngo cyangwa ni wamuje pesha ni wamuje pesha no tubavuga ngo ni wamuje no wamuje ko nta muntu ujya umenyera nyine nta muntu ajya kunyiyongoza. Umuhungu yaragiye ajya kuri robine nari ngiye kuvoma musanze afite amaso asa n'umutuku. Eko no yicaye ko nk'agatipe noneho arangije umutipe muzima atangira kumbwira ibigambo bidafite umurongo. Nabaga mfite agakoni ka rakirete. Ufite agaki? Nabaga mfite agakoni ka rakirete kariya gahana kubi. Gerard rero reka nkubwire sibyo. Noneho nkareba nkumva nta muhungu wankoraho, nkumva nta muhungu wansuhuza, nkumva noneho bakigira gutya mu muhanda. Ngo nimanuka noneho mbitimba hobe urumva nanjye nkahita mvuga tumba reka ndabakubita urubanda ngahita banyenyeke bakigira. Ni muri Centre Pakari twicaye muri jardin nziza hano i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Yambu kuri mwese mubana natwe by'umweko mu kiganiro inkuru yanjye hamwe nanjye Rweme Mbabazi mba ndi kumwe na Kava wa Kavava. Uyu niwe Kavatiri ubundi tuzi abandi ntabwo tubazi. Uyu niwe Kavatiri twatangiranye udafite ingofero wiyambarira rinete n'ikanzu n'inkweto z'umweru. Uyu niwe Kavatiri twatangiranye. Uyu niwe Kavatiri mwamubonye aguruka mu muhanda wavuga ngo no kwambuka. Uyu niwe Kavatiri utajya witukuza ubarasa na Kavatiri koko. Uyu niwe Kavatiri abanyarwanda bakunze. Uyu niwe Kavatiri wacu wakavava VP bimeze bite? Ni fresh ndakubona. Ko itonze cyane se? Nitonze kubera ko ntago uyu munsi abafana baraza kwihangana. Oya uretse gato ibyo kwitonda turitse ubuhamye turaza kuvuga gato twaje kuganiriza abantu. Bimeze bite? Bimeze neza ko umuntu asagasatsi kawe yagasatsi. Nyine abakunzi bari babinsabye nyamara birakubera. Byari ngombwa yuko nyine nzana ingofero na urumva se bimeze gute noneho kuza utambaye ingofero? Ndumva nta kibazo mu buzima busanzwe ariko ubundi nkunda ingofero. Ukunda ingofero? Nyamara ndabona rwose wibere nk'agakumi ugashyiraho ya misatsi myinshi ukayika igakura. Uzi ukuntu byaba ari fresh? Iyo umusatsi ari mwinshi ari muremure n'ubundi abantu barawurangarira. Ni ibisanzwe nigeze kugira n'ubundi nitwa Kavatiri nyine abantu bakarangara nyine ari umusatsi ugeze gutya. Shababaruza uta uwo musatsi ntuzongeye kuwogosha sibyo? Urabinyemereye? Ni ukuvuga ngo buriya umusatsi urakonsoma. Asa umusatsi kuwuboha ugasokoza ugukonsomamo iki? Umusatsi ukenera ko witaho. Ukawitaho? Ukenera ukurya amafaranga. Uko wisiga mu maso ukaba nina kusiga umusatsi ntuwuhe ibya mirenge. Umusatsi ukurya kurusha umubiri ngaho. Niyo mpamvu nakunda kugira mwinshi. Nasiko nongeye kubona wabaye Kavatiri wa kera disi ndona biryoshye. Ubu ndona wayaga ndi kumwe n'umuhimbano. Uyu ndabona aryoshye ari Kavatiri koko. Ngiye kumera se nk'abantu kubera ko abantu bose baranzi ndabarankunda nanjye ndabakunda.
igihe ndi mu gikoni ngiye kubona mbona umujura araje gutya ari kundunguruka mu maso. Yego. Mpagaze mu gikoni mu nzu harimo abantu. Yego. Imvura iri kugwa. Ndataka umujura mwirukaho. Umwirukaho? Oya se. Mwiruko ubwo nagiye mu nzozi mpita mva no mu nzozi. Hari mu nzozi zisohoza. Zihita zisohoza? Nyine mbanjije mu nzozi kugira ngo usobanukirwe. Yego. Misihise noneho zinaba diregiti amaso ku maso. Uri mu gikoni se? Wagiye mu nzozi uri mu gikoni? Hoya. Ubundi inzozi nzijyamo nijoro. Yego. Ibindi bikazaba ari ku manywa. Aha. Ubashije kubyumva? Nabyumvise. Arangije araza. Aje nsohoka mu gikoni mwirukanka kugira ngo mubwire ngo bamabuja barasohotse abahungu bari barimo barasohokana muri gizo no mujoro uretse ngiye nyine. Umwirukaho? Uvuze induru se? Ngiye n'ubusanzwe n'undi iyo mbonye igisambo ndasakuza. Hari n'ikindi nigeze gusakuriza bahita bavuga ngo ni wa mujepesha ngo ni wa mujepe. Umujepe ninde? Nyine yari ngiye kubera ko ukwitaga umujepe. Nyine ni kuvuga ngo batse kabati kwirukuru bakwitaga umujepe. Turabikomeza ariko wasuga. Uragira ngo ubuhamya bwanjye bujyemo ibitwenge byo. Uraza kwihangana guseka kwirukuru bakwitaga umujepe. Niko konyine ariko ndakubwira. Okay, reka zijye mikoro yanjye. Okay, bwira. Nyine uwo mujura yarinjiye. Arangije agera hirya mu gikari kwa ko ngiye saa 12 nabaga nashoje akazi. Noneho ahita murebera mu kirahure ndamanuka kuri esikariye ndamusanga. Ariko ubwo nyine ngiye kukubwira ibyo umujepe. Apana wa undi waje kumengereza mu maso. Umujepe kavatiriye. Noneho arangije ndamukurikirana hirya ngira ngo ndavuga ati uyu mujura nadaca kuri esikariye ndamenya ko ari umujura. Nadaca hariya ku gipangu ndamenya ko ari umujura. Ndamanuka neza nitonze ari muri saa 12 za mu gitondo. Genda ndamusanga hari umujura avaho yarari yigendera nyombe mwatari umujura. Nanjye ndamukurikira nyombe ngiye kubona mbona umutipe muzima baragiye igipangu. Nanjye mitanurira ngo oya wese gato. Jera ntabwo cyane ndi ugikora byaga kwibugira umwanya. Wese gato. Oya. Umujura waramubonye umwirukaho. Yurira igipangu kubaragira. Nanjye mitanurira tapata akaguru. Oya bwafata nawe hurira igipangu se umukobwa. Ibi ni ibitangaza. Banda baragiye mfata akaguru. Aje gufata akaguru ndataka arakurura mbona ningakomeza ari bukubita umutwe hasi. Reka imitavuza induru ngo umuntu abara umujura abatipe bari hepfo burakumenyekana ni ikintu cyiza. Naga ubundi na mbere nari naramenyekanye utaranaza hano video bitaraca. N'ubundi za kavatiri na zande zose ntabwo nazitwiwe hano ari icyagisangamo. None ndangije mvuza induru mvugije induru abatipe babiri umwe w'umujeya n'undi w'umuramara astabatekora kubera ko nyine nanjye bari banzi nk'umuntu bavuga ngo cyangwa ni wamujepesha none bavuga ngo ni wamujepesha. Noneho wamujepesha urumva se. Noneho ahita ava mu gipangu abona umujura ari kwirukanka hepfo ahita arekura imbwa ikurikirana wa mujura tumufata. Noneho boss arasohoka asanga afite inkweto z'umujura kandi bari mu nzu. Abwira se muzi ko hano hari umujura. Reka sha
izo ntabwo ari azi inkweto zaba abana ngo abana bafite ururengero rungana inkweto ni iz'abana none se ari agiye kubona babona boss na mabuja babona umujura baramuza yego bahita mabita ngura akagabo cyangura akagabo ndashaka bahita bagushimira ndashaka kumenya ukuntu wirukanse ku muntu w'umusore asimbuka igipangu nawe aragisimbuka kavati ariko ngo nagitangaza kirimo umuntu w'umukobwa none se kuvuga ngo umuntu w'umukobwa ndetse wari umuzamu wari iki njye nari umukozi bisanzwe ariko ukibwiruka none ngiye wakwinjira mu gipangu cya ba boss ndi mukiba gutyo bivuze ngo wabaga umuzamu ukaba n'umukozi njyewe ndi umuntu uzi akazi narazinduka izo saha yaje none unashuje akazi namugurutseho nyine uti ndakugurukaho tu nari kumuhereza se ntiyagupinze kuri umukobwa se yarampinze se kandi baramufashe akanasaba ndangenda nazimusabira ye yararyamye hasi arambwira dada ngomba baranda kwinginze rwose ngomba bari ko nuko dagabarire nimba ari buza nibyo yiki telefone arayigarura kandi ahise yima agatelefoni gato yakanje nahise kari gucuranga aho ngaho ngiye kureba umugati ku muhanda niyo mpamvu rero buriya iyo ugaragara nk'umuntu ushoboye ikindi ukagaragara nk'umuntu udafite imikino abantu baragukunda bakanakubaha ukaba umujepe koko ngende gushaka ndashaka ushushanyiriza ubuhamya turabujyamo humura ndashaka ushushanyiriza ufashe akaguru ke yakubwiraga iki icyo gihe ku gipangu yambwiraga iki se kandi yarabaga acuramye ameze gutya ngiye nakuye kazaza nkagukurura aregetse nanjye hari ahantu nigize ariko ibintu byose ntabwo nyapfa kubyishoramo hari ahandi hantu umuntu yigize kunangirira kuri robine umujura se ntabwo yari umujura yambwiye ibintu biteye isoni ku mugezi kako nyine ngiye nari kavatira ariko nta muntu ujya umenyera nyine nta muntu ajya kunyiyongoza sinarwanaga ahubwo cyari igitinyiro cy'Imana kindiwe sinarwanaga ariko narwanya umuntu wa munobo sinarwanaga sinatukanaga oya ubundi njye nifuje kuba umusirikare ko buriya ngiye ntago akenshi mba numva utuntu tumwe na tumwe mba ngomba nyine mba numva ibintu bimwe na bimwe nakwitabara ubundi bimwe na bimwe nkabyikemurira ibyo nshoboye cyane kandi mba numva nta muntu ugomba kunsuzugura nawe ugomba kumenyera n'ibyo mu buryo bwose kubera ko icyo gihe umuhungu yaragiye ajya kuri robine nari ngiye kuvoma musanze afite amaso asa n'umutuku ariko nawe yicaye ariko nk'agatipe noneho arangije umutipe muzima atangira kumbwira ibigambo bidafite umurongo uvuga si umuntu ko ari kumbwira ibigambo n'ibicyo ari kumbwira nabaga mfite agakoni ka rakirete ufite agaki nabaga mfite agakoni ka rakirete kariya gahana kubi Gerard rero reka nkubwire sibyo ni wowe uri kujyana muri ibyo sibyo ubuhamya bwanjye ntabwo biri buvemo ni nawe utambutse kuko ntabwo naje mu bintu byo gusetsa abantu naje mu buhamya kuko ibyo gusetsa ngiye biba ari byinshi ubuhamya turabuvuga ntacyo urangiza noneho uwo mutipe hako nyine impamvu uragendanaga ako gakoni rero n'ubundi ngiye naragera no kuri kamera ni ibisanzwe abatipe barankundaga mama bakankunda abasisita bakankunda urugero rwose rwarankundaga kuko sinajyaga njya ku isoko ngo ngende n'amaguru abatipe bamagara ifite kwigara agira ati vati naguri bugende n'amaguru sibyo ariko mbere na mbere nshimiye n'abantu bangiriye neza nkabona ukuntu ngenda mu modoka kuri lift oya ntabwo ari kuri lift wishyuye
nishyuye ariko hari ukuntu baza bakitanga bakavuga ati uyu ni Kavatiri umusitari yagiye muri interview mutubabarire rwose mumushakiremo umwanya nubwo imodoka turabizi ko yuzuye ariko mumushakiremo umwanya umusitari wacu agenda nabo rwose turabashimiye dore ukije nziza bakanshakira umwanya cyane rwose bambwiye ati si wadushimiye ndabashimiye rwose mwubaha wakavava yego noneho rero uwo mutipe abantu bose baranyubaha n'abanywa urumogi n'abanywa tabi bakakubaha bajya kumenyera umutipe atangira kuvuga ibigambo bibi ndavuga ati rero uyu muntu uri kuvuga ibintu bibi reka nigendere fata inkoni ndanigendera injerekani ngisiga ku mugezi nacyuye amazi injerekani ngisiga ku mugezi nditahira nashye noneho abantu abanywa urumogi n'abanywa tabi barambira ngo Kavatiri inshuti yacu ngo uzaze ratu twari bido yawe twarayikubikiye ubundi kiriya gitipe cyari kiri kukumenyera cyabonaga uri umuntu umenyerwa atuza ndabarira ndetse ku cyo usize ijerekani yawe ku cyo usize ibido yawe buriya umuntu usenga agira ibyo twita connection we ntabwo wabimenya njye ntabwo nabimenye agira connection rero hari ikintu Imana ishobora kukugira ukavuga ati kugira ngo hano haze kubamo akabazo reka mbe ngiye amahoro ndetse icya giti cya rakirete ntabwo uri kucy'umudunda iyo abizanye buriya tuvugisha ukuri buriya uri kumva sibyo narakubwiye ngo nakuze nzi ko nzaba umusirikare yego ntabwo nakuze nzi ko nzaba umukozi w'Imana nta nubwo nakuze nzi ko nzaba umuhanzi ngiye muri karagita zanjye nakuze nzi ko nzaba umusirikare ukajya kandi nakuze nzi ko ubuse ishyamba ari kurishobora ishyamba ari kurishobora oya niyo mpamvu nakundaga kugira kuno uri kumva iyo ukina karate ahubwo ukajya ukubita abantu ibigira numvaga nzaba umusirikare nibyo byari mu mutwe wanjye ikintu cyose numvaga nzaba umusirikare nta kindi noneho kugira ngo rero nzi kumenya yuko nazaba umusirikare habaye iki ibyo byo mutipe si twabivuyeho ntabwo twongera kwisubiraho byarangiye ntibishaka turabisubiraho impamvu nagendanaga rakirete kanyegereranya na kano gakono kagacupa abatipe bari akavuyo kumva kari akavuyo bankunda cuco umwe cyari umwe cyariya noneho nkareba nkumva nta muhungu wankoraho nkumva nta muhungu wansuhuza nkumva noneho bakigira gutya mu muhanda ngo nimanuka noneho mpite mbahobera urumva nanjye nkahita mvuga tumba reka ndabakubita uru rubanda bagahita banyenyeke bakigira n'abakigirayo rero bamara kwigirayo nkagera ku mugezi ufite rakirete b'abatipe banywa akamogi n'utunuza n'agatari ese ntabwo wakuriyeho kabari njyewe reka nawe iwacu wapfuye atyo urakumva ntabwo mbatutse ba nyakubahwa ntabwo mbatutse ntabwo mwapfuye gutyo muracyariho iyi muracyariho ariko muriho nabi oya nata muracyari mutazavuga ngo nawe batutse mbasabye imbabazi ariko nyine bajyaga nyine bakanya noneho haba hari akavuyo urakaza akavuyo kaba ku mugezi bari kabasoresha amazi bagatavuga ati ngumva ukavati ngo bareke Kavatiri avome ari ukuntu nahitaga ngira injerekani gutya ngo vuto kangakubita hano ahita caho nkahita caho nkageza mu rugo nkongera nkakaro gutyo narimbaye ukubita ijerekani irimo amazi umunota umwe nabaga nayizo yagenda kuboko kumwe ya litiro 30 injerekani nyine iyo ijerekani nyine ese ubwo ni meshi ugatugira kandi maze mbere yaho nageraga gutya noneho ukazamuka nk'agatipe nkazamuka numva nta kintu mwari noneho ndangije nza kumva yuko muri njyewe imbaraga zanjye ari nyinshi ku njerekani zari nkadakiraho akajerekani hano nkatwaza umwana kuri kano gatoki nkatwaza n'ubundi hano noneho ngahita nizamukira
nkaho ntacyo yabaye. nabirenze. Oya genda asikavuga ati bana yanjye uzi ko ari kwibera agatipe neza. Ariko buriya Imana hari impamvu buriya buri kintu cyose kibaho kubera umugambi uyu muri w'Imana. kutuzegeza ariko ntacyo komeza. Ikintu cyose kibaho kubera umugambi w'Imana. Ayo nguko rero reka umugore rero azabiprofitiremo ashake kundoga. Oya ambwira ngumva ngo Kavati naragukunze. izi nkuru zitazitubwira twe ko duhombye. Ngura umwana mwiza ngo twose ngo njyanire uyu mwana kuvoma ngo umumbangukirize ngo nzakugurira ikirindazi. Ndavuga ngo ngo nta kibazo. Umva nyine nawe nyine urumva nanjye nari umwana ngo umuntu akubwiye ngo arakugurira ikirindazi ntabwo wakiri gushidikanya. Cyakoze ndamugurukana umwana we ndamujyana rwose yari yajyanye na tubiri. Ndagenda injerekani yikubita hano akarindwi ke gashyiraho ntwara n'akakenzi ke hano ndamuzamukana kugira ngo tuze kubona ukuntu tugendana. umunota umwe mbamugenje wa ubona uko Kavati ngo urakoze cyane ngo Imana izaguha umugisha umva ngo nzakugurira ikirindazi. Avuga ati noneho ndangije umugore muzima duhuye yari umuntu w'umukecuru ukuzemo duhuye ariko nyine nanjye naragiye mbyibuhamo ukuntu naragiye mbyibuhamo ukuntu nyine meze neza atari nka gutya nabaye akadagari. nabaye akadagari ko nabirenze. noneho arangiye arambwira ngo Kavati rero ngo nabonye ngo cya kirindazi atari ngombwa ngo ahubwo ngo mbona ukwiriye kino kivoka kandi ikivoka kinini cy'umukara arakimereza umutima ugira ngo urakomanga. iyo voka ntabwo nyishaka mu kanwa. ndagenda nyishyira mu rugo nyishyira negura umusego gutya nyishyiramo hano aho ndyama. ndangije norosa uburiri bwanjye bisanzwe nkajya ngenda nkiryamira yayimaye nk'uyu munsi. ejo mu gitondo umusaza biriwe basangira bucya yapfuye. bucye yapfuye nanjye nshongeye kuvoma turahura arambaza ngo Kavati ngo ntabwo urwaye. si ubwo wamusubije icyo mu rugo ngo nyine kako nari namaze kumva ko inkuru ziri gukwiragira kubera z'umusaza. umusaza nyine yahise apfa we yamuha uburozi butaraza. ubwo ndagenda ndavuga nyine nanjye ndi kumva umutwe uri kundya kumva nyine nameze neza. noneho abandi bantu baramusubiza ngo Kavati se ngo muri kubona yarwara. Kavati ntabwo yarwara n'amarozi ntamufata. twongera tugahura ngo none se Kavati ngo si malariya ngo uzajye kwa muganga ngo buriya ngo nzajyayo urumva. ngo ndangije icyo kivoka ndagenda ndagifata nyirenza urugo. ubwo imbwa yariye voka nayo birumvikana ndakijugunya kandi nguko maze kukijugunya ndituriza. umukecuru muzima biramucanga birangira gutya. undi nawe agerageza kundoga. ubundi ubu ngubu nta nubwo abantu baba barambonye rega bazajya bashima Imana itumye ndiho kuko baraguhize. bajye rwose bashima Imana bavuga ati turashima Imana ko Kavati ari muzima kandi turayishima kuko abayeho kuko hari byinshi yabanjije kunshishamo. undi nawe ashaka kundoga. urabona mama wigeze kuza hano nyine azanye mama mu modoka mukuru wiwe maze kuva mu kazi ka busheri. mukuru we yaravuze ati wambaye uyu kazi ukaba unkorera ko nta mukozi mfite ko nabonye muri umuntu wanjye mwakoranye neza. mukuru we mukire buri iriya famiye ni abakire cyane batikora rwose ntabwo bikora iriya famiye kandi bagira umutima mwiza ugereranyije n'abandi bantu. umutima mwiza rwose kandi ni abantu bakugira inama. noneho ndangije mama ndagenda soma ku mazi nyaboneka. mama ndagenda turabana kumva kusoma duke kubera nyine kwa kundi naje meze. noneho ndangije mama turi kubana nsanga kako nyine ni umucyo afite n'amazu akodesha. nsanga muri urwo rugo rwe harimo umukecuru ukodeshamo ufite imyaka 83. abana n'umuhungu w'umusaza nanone ariko ubwo twavuga ko ngo nawe yari mabuja. arambwira ati aturiya mukecuru turi umukecuru mwiza ni umwana mwiza
nta kibazo kiwe atuzazimukoropera mu nzu dore nta muntu agira uretse uriya musaza wana se uriya musaza n'umugabo we ntigike ngo ni umuhungu we ngo usaziye iwabo yego avuga nta kibazo ndabona ari umutate mwiza ariko hari uburyo ntigize kurota inzozi mbona amajerekani menshi apanze ahantu ngo arimo amazi noneho ngo aho hantu ngo hazaba hari umukecuru ngo upfunyitse uburozimo hano ngo azaza ashaka kundoga kuko mwiyerekwa yashatse kundoga 3 niwe ntago wabyumva ntabwo nabyumva yego hari ukuntu umuntu ashaka kukuroga bwa mbere ukabona ntago ari kukubona ubwa 3 mwiyerekwa nkazaza ngenda mbere nagendaga nose nabona abakecuru nkazaza mbirinda kubera za nzozi umukecuru mwiza w'inzobe mugufiya utamenya yuko aroga rwose ndavuga ati umukecuru nzajya mukoropera nta kibazo yego umukecuru turabana rwose n'umutima mwiza tukajya tuniganirira umukecuru muzima akajya ambwira ibintu bya kera noneho ngiye nkatega amatwi nkagira ngo ari kumbwira nyine ibya kera nk'umwana nkamutega amatwi ngabyumva akambwira ngo buriya wishatse ngo yo ugiye kuroga urugo rw'abantu atangiye kukubwira amarozi yego nyine ariko ngiye nabitegaga amatwi numva ko ari ibintu nyine ari inkora ari kukubwira ushaje akakuganiriza uri umwana ugomba gutega amatwi ukumva ibya kera kugira ngo nawe rimwe na rimwe utazanabigwamo cyane ngira ati iyo urugo rwabaga rurimo abana benshi b'abakobwa waragendaga ngo ushaka kubaroga kugira ngo bazaze babyara abana bapfuye be kuzashyira ku mugongo yego ngo ukagenda ngo ugafata ikinono cy'inka yabyaye icyapfuye ukagita muri toilette ukavuga ngo ukwiye nk'itaramya ngo nawe nibagashyitsi nyine nibagashyitsi umwana mu nda ngo abeho ukatamo ba bana bose iyo bagiye gukoresha ya toilette bigenda gutyo iyo bashatse babyara bapfusha ahubwo ikintu cyambabaje gikantera agahinda sinigize mubaza ngo none bivuriza icyo kintu nicyo cyambabaje narinze kujya kuvumbura ko aroga ntari namenya ngo namubaza ngo bivuriza cyangwa bivuza iki ibyo bintu byose bimbabaza bintera agahinda aracyari hose wazasubiye uretse wowe ubwo arangije abambwiye gutyo nari nzi ko ari ibintu ari kunganiriza nari nzi ko ari umurozi se ahubwo buretse wumva ukuntu naje kumenya ko ari umurozi herega Imana ikora ibitangaza bagatangara yego ubwo ndangije akantu ndabona kanje rakomeza ivuga ubwo ndangije umukecuru muzima muteza amatwi numva ni ibisanzwe ndatuza arambwira ati nanone iyo ushaka kuroga umukobwa umwe akazapata abyaye umwana atadahetse nyine akazajya abyara abapfuye ufata akanyama gato ko ku nka yabyaye icyapfuye ukakamuha mu biryo numva nyine n'ibintu biraho ndacyabifata nk'ibiraho sindamenya ko ari umurozi bo umukecuru nza gusohoka mu marembo mbona ari kunyara kuri robine ndavuga ati buriya ni umunaniro w'umukecuru cyo kunyara kuri robine se nyine kwa kundi ubona umuntu ahagaze akanyara abakecuru bo mu cyaro n'ubu nawe nyine arabyumva sinumva bifata nk'ibisanzwe sinanamwereka ko namubonye ndaceceka gusa mbibwiraho mahabira mbwira se nabonye anyara kuri robine simbizi ntabwo najya kuhogereza ndabireka kuhogeza nyine mamena amazi aho yanyaye noneho umukecuru aza kuza kumbwira ngo iyo ugiye kuroga umuntu ukaza ku muryango kugira ngo azajye mu bitaro amara igihe kirekire bamuvuza azaze arya nibamuhereza ibyo kurya ahita biruka amara igihe kirekire mu bitaro birangira apfuye n'imitungo yarashize nyine muri kuvuza urumva uragenda ngo ugakomanga wenda nyine reka niheho urugero wenda umuntu akaza agakomanga hano bahamagara ngo kavati avuga ngo wi nakwitaba ngo wi agahita anyara hari imbere y'umuryango agahita avuga ngo ukwiza inkari zidashyitse nawe ntakaregeke noneho ngewe wagahita agenda urumva
bari kumva noneho nyine agakomanga akavuga ngo kavati nkitaba agahita avuga ngo kwizi nkari zitaregeka nawe nakaregeke kuregeka ni iki nyine bivuze ngo ninzajya njya ibiryo n'ibikaregame mu nda noneho agahita ataha agahita agenda ngiye nkasohoka nyinguye nje kureba ko hari nkahita ndenga za nkari wapfa kumenya ko ari umuntu hanyaye ugahita uzirenga iyo uzirenze rero utangira kubabara mu nda noneho abandi yarakuroze cyangwa undi yarugaga urumva ngiye turi kuganira nk'uko yanganirizaga noneho ndaza kubwira impamvu namenye ko ari umurozi ntabwo ndabigeraho noneho ndangije arabivuga gutyo nyine iyo uzitambutse ubabara mu nda amara kabara mu nda bakakujyana kwa muganga nk'ibisanzwe kwa muganga bakakomeza bakavura n'imiti kugabanyiriza uburibwe ariko nta kintu cyamara kabiri mu nda mbese inzara niyo ikwiyicira kuko nta kintu uba warya ngo kiregeze kimare mu nda noneho nyine abimbwiye gutyo ndabyumva nabyo numva nta kibazo ndangije ndituriza turakomeza turabana ndagenda nkazaza mukoropera numvaga ko ari ibintu bisanzwe yari arimo kunganiriza noneho ndangije umunsi nk'abantu bari kubakamo abura akabuye hari akabuye bari basohoye mu nzu gatoya kangana nk'agapfunsi noneho akazaza avuga ngo akabuye kanjye mana we ibuye ryanjye umukecuru arasara hanze aravuga se umukecuru ibuye ari guhiga kuki ibuye rimutesheje umutwe n'iryiki noneho bavuga ko umukecuru ngo twarisohoye ahantu twarisize aho ngaho nitegereza neza mbona ni akabuye gatoya koko agatoraguye ahantu imbere y'umuryango ahantu bari bahagasize arangije aravuga ariruhutse aratuza umukecuru muzima ngiye nkazaza ndota mbona yamaye ibinini ariko ngamona ndi kuruka ibintu by'umutuku bivangavanze se hana yanjye ko iki kimenyetso cy'amajerekani kiri guhura nkaba ndeba ndi kuruka ibintu by'ibinini ibi ni ibiki umukecuru aza kuza kuma ikinini ndwaye inkorora ndamazi kivura iki ni icy'inkorora nakamukecuru nakarakazi kandi we wabirose ngenda ngata muri puberi arongera ese waje ugafata akajumba k'agafiriti isuku n'udufiriti nasese ifiriti hano ariko nizirashira uriya muhungu wanjye narazimara ugakira ankirira ku mashyi ariko umukecuru izi firiti ziraryoshye ngenda nshyira muri puberi arongera cyakuzuza ubwenge sinzi n'ibindi yamaye oya icyo kimenyetso cy'amajerekani rega nyine cyarangarukaga noneho arongera nimba yari amaye ifiriti z'ibirayi ndazakira ariko umukecuru cyakoze nkabwira na mabuja ngo cyakoze ngo uyu muntu ni umutate mwiza ngumva ngo arankunda pe ngo hanijya nkiyera udufiriti ngo ariko tuba turyoshye ngo tate ngo uteka neza nadushyira muri puberi nkituriza umunsi umwe ngira ngo nangire kumukeka mabuja arambwira ngo ziriya pavuro ziri hariya ngo tata akunda guteka pavuro ngo uzazimuhe uziteke ndagenda ndazimuha ngo tate ngo mabuja ambwiye ngo nze gukora zino pavuro ngo uzaziteke ngo hoya ntabwo njya njya pavuro ubundi umurozi aguha ikintu wowe iyo umuhaye ikintu ntabwo acyemera kubera ko aba yikeka undi ndangije pavuro ndisubiza mu rugo mbwira mabuja ati yambwiye ntabwo ajya pavuro ngo tate se nguko numva yahindutse kandi asanzwe arya pavuro tatuza buriya rero Gerard Imana tuvuga ntabwo ijya ikinishwa ntabwo ivogerwa ninamenyerwa ibyo byose yarabinganirije sinagenda nkakoropa mu nzu ye nkagira gute ndangije umutate mu masaha nimugoroba nari netse umuceri icyo gihe nawuteretse hanze noneho tate turagenda turaganira kubera ko twari dutuye nka hariya nawe atuye nka hano hari imbere y'umuryango turagenda turiganira yewe tuganira no ku bintu by'abarokore n'iby'abagatulike ariko mbwira no ku by'amashapure tumaze kwiganirira kugeza ndavuga ati tate reka njye kureba umuceri utaza kuba washiriye ndaje nari nicaye nka hano nawe yicaye aha ndahaguruka ndagenda maze kugenda kubera Imana ivuga ati mwana wanjye ndakubwira nkakuburira nkakwereka n'ibimenyetso ntiwumve ariko reka nze nguhamirize ko ndi Imana naragiye nyiva
kureba umuceri nta nubwo natinze nahise ndagaruka buriya abantu bazanye ibirahure bajye bashimirwa byo ku madirishya cyangwa ku nzugi ubwo naraje ndi kugaruka nsanga umutata ameze ngo ikata arimo aracuragura handi nayo nicaye aho wari wicaye wowe nigeze ahaguruka ahubwo ari muri izi ngo aho wari wicaye noneho kwa kundi nagasohotse ahita agira ngo asa n'ubikurikije nyine yahise yagize gutya ngo noneho urumva nitangira move ahita mvuga ngo ariko ngo bino bintu Imana yari yarabimbwiye mvuga ati uyu muntu andoza ibiki mbo ndangije naragiye njya mu nzu mbwira ba mabuja ati kumpe uriya muntu ni umurozi mbereka ibyo nsanze ari gukora bose bariyamira ndarinjira mu cyumba nsenga nkoresheje ubwenge ku buryo atari bumenye ko ari gukora nabibonye kandi yamaze umwanya munini ari kubikora kuko nari ndi kumurebera mu kirahure ndi inyuma we ari mu nzu mo imbere noneho ndangije nsenga mu bwenge namweretse ko nabibonye maze gusenga mu bwenge ndagenda ngisha inama umama w'umurokore ntago ngiye nari umurokore nyine ngiye ntago nari nzi ibyanjye ubundi nabonaga ibintu bibaho ndakumva aho ndahumva ndagenda ngisha umuntu inama arambwira se ko byagenze gutya uriya mutate ngasanga ari kugira gutya mbigenze arambwira ngo genda ufate amazi uyashyire mu gikombe nongize uyasengere uvuge ngo imitongero yose yanongereye ngo ndayitonyororoye mu izina rya Yesu ngo mbitesheje agaciro ngo mva ngo ugende wasengere ngo nongize ayo mazi ugende yateratera ahantu hose ngo nk'uko yagasohoye gutyo ngo nawe ari gusohora ngo genda kandi ibyo bintu uhita ubikora ngenda nkoresha ubwenge bwanjye nsengera y'amazi maze kuyasengera ndaza n'uburakari ariko nisetsa ku buryo nari kwa mukecuru ku buryo nari bumukanga aho yicaye ntabwo ndi umukecuru noneho ku buryo nari bumukange ndamanuka neza ngenda ninjirana y'amazi ndamubita induru y'amasengesho mfata amazi nyayagiza ahantu hose ndabisohoye mu izina rya Yesu ariko utavuga cyane ibyo guki mukecuru se yari kukumva ari no hanze yaza ambwira iki ndoze mureba njye wandoga nkwiye ukaza uyareka ngubwire gera njye burandi mukuri shuru muje pe koko njye mpagaze mukuri neza ngo uhagazemo ukanzanaho ibintu byinshi ntabwo uteza n'ubuyobozi buriya iyo ndi mukuri mba nkurimo ariko ndi mu kinyoma namanuka nkagupfukamira ariko mu gihe nzi neza yuko ibintu nawe nabibonye kandi nawe yari abizi ko yabikoze nta kintu yagombaga kumbwira mukecuru se ntabwo yakumvise yari yicaye hanze yumva uri gusenga n'inzu ye yari ifunguye noneho kuko njye ntabwo nari gusenga ifunze kandi ibyo nshaka gukora ngira ngo mwereke ko namubonye ko ari kundoga urumva nagombaga kubimwereka noneho ese ubwo niwe wasenze uvuga uti mu izina rya Yesu ibi ngibi yakoze nabisengeye kuko n'ubundi nawe yarabizi ko nsanzwe nsenga narabisengeye mwereka ko namubonye agira ngo namubonye mwiyerekwa agira ngo sinamubonye amaso ku maso agira ngo ni mwiyerekwa arangije arikanga biramucanga arajunjara rwera icyo gihe ko atongeye kumvugisha ntabwo nigize mutuka ariko nongeye kumvugisha yewe nabitongyorora maze kubitongyorora uburozi bubaho n'abarozi bariho ibyo byo mujye mubimenya noneho mabuja ahita amwirukana mu gipangu yaje kumusezera avuga ati n'abana banjye yazabamara ahubwo urakoze aramwirukana ati twaburaga imyenda ye noneho amwirukana amaze kumwirukana nanjye ndituriza nza kugenda nza kumva nangiye kumera nk'umuntu urwaye noneho nangiye kumva ameze nk'umuntu urwaye ariko nkumva mfite imbeho kandi urumva ko ntabwo yari yangaburiye numva mfite imbeho numva mfite imbeho numva ameze nk'umuntu urwaye malariya numva ameze nk'umuntu ugize igifu
ndangije ndavuga ati nzajya kwa muganga. Hari mu masaha 12:00 ndaryama. Maze kuryama amaguru arafatwa. Naravuze ati mu buzima naravugaga ngo sinacisha amaguru ngo nibibaho. Ariko nimba hari ikintu kiryana ni amaguru yaraje andiramo hano umva mu mavi narambura gutya wapi ububabare ni bwose, nkatambama ku gitanda nkatumbura amaguru wapi nkagira gute wapi. Nafashe igikakarubamba nyeneka mu mazi kuko nari nzi yuko wa mukecuru yakoze bya bindi narabyirebe. Nangira kurira nsenga yakubwira Imana. Nasengeye mama arakira, nsengera waravuye mu giti cya avoka arakira, umbwira yuko hari amazi yo kumuhembura arapfa kongera akazuka. Ibyo byose wabikoze nta muntu ugishije inama. None rero dogiteri w'abadogiteri, uyu muganga w'abaganga, nyemerera muri aka kanya umvure kuko nzi yuko ari we ushobora byose. Dore merewe nabi ndagira ngo umvure, kandi imitongero yose yaba yaratongerewe yinkore. Numva komeza ndasenga nijoro, ariko amaguru yanze ndasenga. Bigeze muri saa 4 nahereye saa 2 ndi kubabara. Bigeze muri saa 4 haza ibitotsi, amaguru aratuza, fatwa n'ibitotsi. Maze gufatwa n'ibitotsi mbona ko yari yatongereye mu bura, atongeramo ibintu by'inshinge. Ibyo bintu se warabibonaga? Ubibona mu iyerekwa, urabihishurirwa. Yari yatongereye mu bura, atongeramo ibintu bimeze nk'inshinge bizaze binjomba. Funyariritse. Noneho ndangije nyine ndasenga nyine, amaguru aratuza. Amaze gutuza iminwe irababuka nk'umurwayi wa malariya. Urumva rwose wanjyana no kwa muganga ubona ari malariya yanjye. Uwo mukecuru bamusezerera bamwirukanye mu gipangu, ntiyakurebaga ukabona afite nk'agashiya cyangwa akajinya? Ariko yaba mbazi ko ngiye buramutse urebye nabi, nimba ngiye ushobora kunongera ndimo kukureba ahura n'uva gusenya, nahubwo nanaguteza akaritsiye buriya. Ubundi buriya reka nkubwire, ngewe buriya no mu rusengero, hari urusengero nasengeragamo nari najya kuri ruriya, niboneyemo abarozi 4 bose ndabibonera neza. Nkashaka kubivuga bakapfuka umunwa. Hari uwaje ararutongera hanze akoresheje igitebo cy'ibibo hano, kandi uburozi bwose ukoresheje ngenda bumenya, nkamenya n'amagambo wavuze. Niba ndoguza ndebere nyaboneka ko mfite ubwo bushobozi. Ntabwo buri wese ariko communication imujyaho, iyo waciye bugufi imbere y'Imana nibwo bijya bipfa kugira. Ubwo mukecuru aragenda, Imana iramfasha. Ubu murokotse sanza kujya kwa muganga kwa ko kurya byari byatangiye kwanga nyama. Ariko nta muti nta wundi muti nanyweye, narasenze gusa. Kwa muganga nyine bampa ibinini bya peti, ingaruka mu buzima nyine birarangira, n'izo nyama zirahagarara mera neza none. Ariko iyo bavuze kavatiri baramenyekanye, utwaragukunze, dukeka kuri umuntu w'umukire. Njye nasanga bitari guhura nkahita mpindura nimbe kavatiri wa nyawe. Ugahita umukire. Nkambara nk'utari kavatiri, nkambara umukene, nkambara nk'abakene. Noneho njyewe bandeba bakavuga ngo iyo ngira akavideo ka kavatiri mba nkakweretse kuko ndabona muri kujya gusa. Kuvuga ngo nyine mba ndi kujya gusa na kavatiri w'umukire. Ariko kavatiri kubera ko ari umukire ntabwo yasa nanjye, kuko njyewe mba ndi kugaragara muri ya shusho y'ubuzima buri hasi bw'umukene. Uko niko wibereho mu cyaro se? Niko mba ndibereyeho ahantu hose. Ahubwo bandi bakambaza se iyi video uyu nguyu ntago musa, kandi umuntu ubikubwira ese umuntu w'umusirimu gutyo urabona nawe urahehe nawe? None uri umusirimu nyine uwo muntu witwa Kavatiri, uyu nyine wo muri video. Ubwo nyine nkabona nyine biratandukanye. Nta n'igihe niyambarira wenda n'igitenge kazaza bavuga ati ngo se ngo ufite abana bangahe? Ufite umwana umwe. Uramufite se? Niko mpita mbabwira. Ese suzi kandi wasaga uramufite Kavatiri. Uri kumva nkamera
nka se noneho musigaye mucanga rero uri ati ndamufite noneho barangije bakambaza ngo naho ndi mwana bavukana ababwira aho ya ntago ari uwo naho ndi bavukana ngo none se ngo wa muntu wari uri hano ni umugabo wawe ababwira buriya ntago ari sawa gutanga amakuru yose yawe ntago ari byiza tujye tugira ubwenge kugira ngo tutazabura imana ufite abana bangahe ni ukuvuga ngo impamvu bavuze gutyo ari kumva gutya kiganiro cy'ubushije bimwe byabayeho kumva byabaye ngombwa ko ngiye mita nsa nkaho mvuye mu rugo ngenda ahandi hantu kubitsaho bya bintu byanjye mpita njyana n'akandi gasaza kanjye gatoya na wa wundi bari baziritse urumva kubera ko namukwiye ku bitaro muzana hahandi hari ibintu noneho bakazaza bamubona kugira ngo ni umugabo noneho yabuza n'ukuntu niyambariye avuga ati ni umumama nanjye nkababwira ni umugabo wanjye noneho ako kana rero ko nyine narakambikaga neza kakagenda nk'ahantu gusenga kakazana amazi tugateka tukarya bakazaza bagira ngo ni akana kanjye nabo bakagira ngo wowe undi umugabo wawe kava tuzi ko twagize ibyago uzi ko nagize ibyago bikomeye wagize ibyago bikomeye bijyanye n'iki twabuze vava rero birababaje kandi biteye n'agahinda vava buriya nanjye nkimara kumva ko yapfuye hari umunyamakuru wamamagaye arambwira vava yarapfuye ndamubwira ndaza kureba kuri telefoni ndebe ndareba gusa hari undi murundi wari wandungikiye audio arambwira ngo menyera amakuru neza nimba vava yapfuye koko mbwira ntabwo mbizi ako noneho menye ko vava yapfuye ndareba ndakurikirana ibye hari ikintu kimwe kuri vava cyambabaje ariko nanone kuri vava nababajwe nanone yuko apfuye atumvisha indirimbo zanjye kubera ko vava barambwiraga ngo nzaririmba nkawe ninjya kuririmba ubwo rero birambabaza kuba yarapfuye atumvishe indirimbo zanjye ngo yumve yuko byibuza wenda bavuge ngo ndirimbye nkawe cyangwa se ndirimbye nkawe icyo kintu nicyo cyahise kimbabaza urabyuka tuhuriye hariya wifuza kumusuhuza ndabyibuka ikindi kintu cyambabaje kuri vava gikomeye cyane cyane ku buryo numvishe iyo ngira amafaranga cyangwa iyo mbimenya kare mba naramusanze ahantu ari hari ahantu umukobwa yavuze ngo yaragiye ngo hari umugore bari baturanye w'umuturanyi wakazaza amushyirira ibiryo mu nzu ngo noneho ngo vava atarya ngo aruke amata ngo bamuhaye ngo atarya ngo ibyo biryo baza bakabisanga aho ngaho bivuze yuko vava nta muntu wari uhari wo kumwitaho ubwo rero icyo kintu cyarambabaje kubera iki cyambabaje vava bivuze yuko hari ikintu twahuriyeho kuri njye nawe nanjye hari igihe cyageze icyo gihe nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi ndi butange ubuhamya hari igihe cyageze nanjye ndwaye nenda gupfa kuko ndi kumwe na mabuja ariko icyo gihe byari byatuwe n'urusengero noneho azaza ndwaye nta muntu wampa ikintu ahubwo mabuja akazaza ambwira ngo urimo kwirwarisha kubera ko umubiri wanjye ugira abasirikari bafite uburinzi cyane ku buryo utajya ucika intege ngo mpere nk'umuntu wagenda ndandabirana umubiri wanjye ugira abasirikari bagize cyane noneho nareba ukuntu mabuja ambwira ngo uri kwirwarisha nareba n'ukuntu nta muntu wo kugira ikinama namuhamagara mu rugo mama akambwira ngo se ngo ko twakubwiye ngo uzave muri ibyo bintu by'abarokore ukaba waranze kubivamo ubwo ngubwo ngo none bari barinze kukwica ngo uragira ngo nzabigenze ko natega imodoka koko ngo nze aho ngaho i Kigali kuzi ko nta na rimwe nari nahagera mangana n'ubwo burwayi ndi njyenyine nta muntu wo kunyitaho ariko mangana no gusenga kugira ngo Imana inkomereze mu kwizera
ubwo rero noneho ntekereza akababaro vava yagize noneho wiwe ari mu nzu wenyine, nta muntu umubwira ngo Pole, nta muntu umubwira ati mwana wanjye nimba wanze iki ngiki basi reka nkuhindurire ngo uhiki. Nta muntu uri buze kumubwira ati umeze gute ngo abone ibiryo yabyanze amuhindurire. Icyo kintu kirankomanga. Bishatse kuvuga yuko nubwo bwose uwo mama nawe yamuherezaga ibiryo ariko yaramusigaga, ntabwo yamugumagaho. Rero twabigereranya nk'aho ari nko gufata ibiryo ukabiterera imbwa. Icyo kintu rero cyarambabaje cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu cyambabaje kurushaho, mama wa Vava buriya indirimbo niyo yabanjije kuririmba ahita yizamukiraho, niyo avuga ubuzima bwe bwa kera arabusimbuka. Mama wa Vava yavuze ukuntu Vava yagiye ahantu mu gishanga aryamye atwite ngo imvubu iramuhusha ntiyamurya, arahaguruka agenda atwitaga iwabo ngo ari ukubera ubukene, aribwo yabyaraga umwana akamusigira umugabo wiwe, undi ngo akamubyara bamufashe ku ngufu. Nsanga Vava yari afite ubuhamya yagombaga guhereza abantu kugira ngo abantu basobanukirwe Vava wa nyawe. Ariko kubera ko ari indirimbo yahereyeho, nabona umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima bwiwe. Yahereye ku biganiro bisekeje twatangiranye. Yahereye ku by'indirimbo, sibyo? Niyahera ku buzima bwiwe kugira ngo abantu bazamukane nawe. Ikindi nanone Dr. M nawe akomeza kumuvuga ati ngo warabyaye, akomeza kumwereka yuko kuba yarabyaye ari ikosa. Iyo Dr. M abasha kumutega amatwi akamwumva nimba yaranabyaye akamubaza ati byagenze gute, icyo kiganiro Vava ari kwemera kugitanga kubera ko Dr. M yamuteze amatwi. Ariko nimba umuntu agutereranye akakwereka ko ari ikosa wakoze rikomeye, ntabwo wabasha kumuganiriza. Ibyo ngibyo bari bariyunze. Twikomereze, wenda wabihuje gute n'ubuzima bwa Kavati? Ngiye kugira ngo mbihuze n'ubuzima bwanjye buriya, nanjye hari ubuzima nabanjije gucamo mbere iriya video itarabaho. No mu rusengero nari natangira kugira kunyeganyega. Ubundi babyita umwuka wera, ariko reka tujye tubihindura kunyeganyega. Utari watangiye gusangwa n'umwuka wera kugira ngo ntabyumve nibyo byiza. Nari natangira kuwugira. Ubuzima nari mbayemo, nakuze mu rugo buriya buri mwana wese agira impano ye. Nakuze mu rugo papa akunda kwenga inzoga. Kwa ko twagiraga urutoki, yakwenga akatubwira ngo musome ku nzoga inzoka zicurame. Noneho tugasomaho. Noneho njyewe nza kuza kumva muri njyewe ko kunywa inzoga ari icyaha. Nza kuzireka sinongera kunywa kugwagwa. Abandi bana bakabange sinywa. Noneho nkagira imbaraga ariko nkazibamo ndi mu munezero. Ariko mama na papa ntago bari babizi. Buriya mama na papa nabo ntago bansobanukiwe neza, ntago bari babizi. Nagiraga imbaraga, nkashobora kumenya ibintu byose biri ku isi havuyemo abantu nyine rusange batarimo. Ibinyabuzima byose biri ku isi, ibiti byose gute byagendaga. Natangiraga gutya nkahita nzamuka hejuru. Urumva? Kavati ugiye kutubwira. Reka mbivuge kugira ngo abantu basobanukirwe. Utubwiye mu buryo twumva. Ejo bundi hatazagira umuntu nanjyuza akamvugira ubuhamya ntarabwitangiye. Sibyo? Rwose. Uko niko kuri. Kubwiza abantu kuri ukanabasobanurira nibyo bya mbere. Sibyo? Nibyo. Ubwo nyine nkagenda gutyo, sibyo? Nibereye mu munezero. Biri ibintu byose hejuru mu ishyamba, nkabona nambaye ikanzu y'umweru nigurukiye, nkabona akanuma k'amabara abiri kari gukura ibijumba. Numva ubuzima n'ubwo. Ndatuza, ubwo ngiye kwirukanka nyine. Ndatuza, sinabibwira mama. Noneho nangira kuzaza mbona umuriro uragiye. Ujemo hariya. Ubu komeza umuriro uragiye. Nangira kuzaza mbona ibintu byo mu rugo. Yego. Nkabibwira mama.
mama bikamuyobera nangira kujya numva yuko igihe maze kubona ibintu ngomba gusenga nta wundi muntu bimbwiye hari ibimbamo nkabyuka ngasenga mama akavuga ngo uyu mwana yiganye ibintu by'abarokore yasenga nk'abarokore usiba ibintu yabikuye wari utarajya mu barokore se nari narajyamo ngiye mejo bundi regira video yatambutse maze kubatizwa yego ubwo noneho nkazaza mbona ibintu bikabaho ese mama ko mbona ibintu bikabaho mama kambwira niko wavutse nk'iby'Imana yaguhanzemo ntago mbizi umukuru wanjye wa wundi aza kuza kumbwira ngo ariko ngo waziswe Ange yego ndamubwira se kubera iki ngo Ange ni byiza bisobanura marayika ndavuga ko nzaribatizwa bura Ange niho ryavuye yego ngo ndaribatizwa ubwo nguma gutyo mvayo mva mu rugo umuri wagiye twikomereza mva mu rugo njya mu kazi ngeze mu kazi ndakora igihe ahantu harimo ikosa mwabuje ari buze kujya kuhareba agasanga ni hasa nabi cyangwa se hari ikindi kibazo ahita haza mu nzozi nkahareba gutya nkamenya ko ari hari buhere ahita mbyuka nkagenda akaba ariho mbanza gukora yabyuka akajya kuhareba haza mu nzozi gutese ni ukuvuga ngo haza mu nzozi nk'uko nava hano turi aha hose hari hano hakaza mu nzozi gutya hameze nkareba ibirimo hano byose ukumva namara kubireba nkamenya n'ikibazo kirimo nkagikemura cyangwa nkasenga ni gutyo biba bimeze ubwo ndangije ndakomeza nkora akazi maze gukora akazi ariko ntago ndi buvuga uwo mu mabuja oya si ngombwa mwihorere meza gukora akazi noneho ndongera mbona izindi nzozi ngo hagiye kuzaza umujura ngo kandi nazaza ngo nta wundi muntu uzamubona uretse wowe